ubu nsigaye mfata ingendo nkajya za Dubai nkajya mu Bushinwa maje kugenda inshuro utabara maje gukoresha company zigera muri enye Kenya Airways, Ethiopian, Rwandair and Qwatar. Izo ndege zose cyangwa mu makampani na yashoyemo amafaranga cyangwa na tanza amafaranga ku itike yanjye barantwara ngenda muri izo ndege ngiye mu bihugu bitandukanye ariko cyane cyane Dubai, Qwatar ndetse n'Ubushinwa. Aho hantu hose nagendaga ngiye muri business ku bihumbi 80 ngiye ubwanjye nitangirije nta numwe ungurije cyangwa ngo mbigiceri cya senkana ahubwo ari umugisha Imana mpa ariko mu buryo bugoranye. Hari ibyo nakoreye Imana, hari ibyo nemereye Imana, hari uko nitanze ku Mana, hari ibyo nemeye gukorera Imana byatumye mvuga ngo hari icyo nzajya mbasha gusaba Imana izagita ikimpa. Ariko ntago ariko byagenze. Nta kimana cy'ubusa, nta kimana ushobora kubona utabize icyuhi. Impamvu muri no minsi abantu babeshya abandi bakababwira ngo kwa Yesu biranagana imigishiriyo bakababuhanuzi bw'ubupfu ndetse bw'amahuri bakakubwira ngo ugiye kubona inzu, ugiye kubona kontake, ngo hawe kontake gaperime. Yatangajwe n'umunsi nageze mu Bushinwa nsanga abashinwa nta n'umwanya babona wo kujya kugira ngo ujye kubona umushinwa uririwe biragoye. Majorite 90% by'abashinwa barira mu maresitora. Kubera iki? Baba bari mu kazi, nta mwanya bafite uwo kujya guteka. Barira mu maresitora kuba bari busy kandi bari mu kazi. Turasenga ariko tugasenga tudafite ubwenge, tugasenga n'ishyari, umujinya. Usanga umunyarwanda ugiye gutera imbere bagenzi be nibo bamuhanura. Iyo umuntu arimo kuri escalier arimo kuzamuka mu ntera usanga inshuti ze bene wabo bari umunabi, inshuti yise cyangwa nyina abo bavindimwe aribo bamugaba w'igitero kugira ngo agaruke inyuma cyangwa asubire inyuma. Nta support duhana, ariko abandi bahana support cyane cyane mu bihugu by'Abarabu cyangwa nabo bashinwa usanga hari ukuntu batanga na support kandi bagakundana hagati ubwabo. Nimba ugiye gukubitwa mu rusengero ukamenwaho amazi bakaguhirika uri umuntu w'umumama bakakubarandura hasi, wumva ari umwuka w'Imana ugusekuye ku kibambasi? Wumva ari umwuka w'Imana? Hari n'undi nabonye mbona afata umupira agakina ugiye kutera kikubita hasi. Ese koko buretse ubuyobe n'ubujiji abantu bifitiye, koko mwebwe mubona uriya ari umwuka w'Imana? Imana iba muri twebwe kandi gatura muri twebwe ikagendera muri twe. Turi insengero za Kristo. Kugira ngo umenye ko uri urusengero rwa Kristo nuko ugomba gukura icyaha kiri muri wowe, buri kintu cyose gihumanye cyangwa kibi cyatuma Imana itaza mu mutima wawe kivamo. Umutima wawe kugira ngo uzamenye kuri Imana nuko muri wo hazaba harimo kugira neza, gukora neza, urukundo ndetse n'ineza. Ufite imyuka mibi ndetse ya shitani ibyo ngibyo ntiyabasha kubikora. Buri wese uzajya ugira neza ukabona akora neza nuko azaba afite umwuka w'Imana. Ukuntu umuntu aba ariho ubuzima bwe ntanyurwe n'ubuzima arimo agashaka kuba ubuzima burengeje ubushobozi bwe. Niyo mpamvu ubona abantu batanyurwa agambira no kwiba akazajya acucura abantu ngo n'umuhanuzi n'umuvuga butumwa cyangwa n'umukozi w'Imana utandukanye. Rero ibyo bintu bikwiriye gucika kandi bigashyirwaho iherezo. Banyarwandakazi, nagira ngo mabwire ko nta kimana cy'ubusa. Ahantu hose nagiye cyangwa ingendo zose nagiye, aho natembere nahatemberejwe nawe nabaga nakoreye, Imana ikayamperamo umugisha. Rero nta wigeze mu by'ubusa, nta wigeze agiya ampa ibya faveri cyangwa ngo ampe kado, ahubwo naratutubikanye kandi ndakora ansaba Imana nayo impa umugisha. Rero ubu mba ndimo kwirinda, ndimo kwigengesera kugira ngo ntakore ibyababaza Imana, kugira ngo Imana itansubiza hasi cyangwa insubize mu gace k'ingunguru. Rero ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Wowe rero wagiriwe neza n'Imana, irinde gukora ibyaha, irinde kubabaza Imana, irinde kwishinga isi. Iyi si izashiraho kandi ishirane n'ibyayo no kwifuza kwayo. Gahunda ni mu ijuru. Wowe se ushaka kujya mu ijuru? Wowe se ushaka kubona n'Imana? Reka ibyatuma utabona Imana, ureke ibyamara ari isi. Imodoka zirashira, inzu zirashira, indege igashya ndetse ikanagwa, ubutunzi turabusiga, abataraburuhiye bagasigara baburya. Ahubwo nimba Imana igutije umugisha ikaguha umugisha, muri uwo mugisha ubahisha Imana kandi ukorera Imana, ufashe imfubyi, abapfakazi ndetse n'abakene. Ntabwo mwese mukurikiye YouTube channel ya MUKABUTERA Gorethe TV, tubahaye ikaze ndetse tubashimira umuhate wanyu
n'urukundo mudahwema kutugaragariza mudukurikira mwebwe mwese. Amazina yanjye nitwa Bucyanandi Emmanuel, mugabo ushima Imana. Ikinzanye muri aka kanya kuvuga hano kuri channel ya MUKABUTERA Gorethe TV ni ibintu maze iminsi mbona kuri channel zigiye zitandukanye ku ba pastor ndetse n'abaprofete batandukanye mu bihugu bitandukanye. Harabo njya mbona, harabo nabonye mu minsi ishize igihe nari ndi kuri YouTube, ngiye kubona mbona byo bita ma deliverance. Ngiye kubona mbona umupaseri afashe igiti akubisa abakristo rwose, agenda akubita inkoni aha ngaha bahita bibaza ngo uyu mupaseri we nta kintu twamuvugaho, we ni umunyabibazo. Ariko se noneho abantu bo bemera bakajya mu rusengero bagakubitwa ibiti nk'inka, nubwo nazo zitagikubitwa, wavuga ko barimo kujya mu ijuru ryande. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyi nzira izaba inzira nyabagendwa, ndetse naho umuntu yaba umuswa ntago azayiyoba. Abantu banjye bapfuye bazira kutagira ubwenge. Ese ni biki abantu barimo kwirukanka bashaka muri izi nsengero bituma babakubita igiti? Abamama benshi usanga barimo, abapapa benshi ugasanga abantu b'abapapa bafite ubwanwa bari muri ano madini ndetse n'izi nsengero bakubitwa igiti. Ukareba ugasanga ahandi bari guha umuntu agafata impapuro. Nabibonye ku nimba ari umupasiteri w'umutanzania niba ari umunyakenya, we agafata udupapuro yarangiza akakubwira ngo zana 1000, noneho icyo gihumbi ukakigurana igipapuro aguhaye. Abantu wakwibaza ngo abantu se bafite ubwenge? Nta bwenge bafite. Iyo umuntu avuze ukuri akavuga nk'ibi ngibi, kubera ko abantu bakeneye iby'ubusa, abantu bakaba bakeneye imigisha, bakeneye kuzamurwa mu ntera, bakeneye kubaka amazu, ariko by'ubusa ntago babyumva. Ariko nagira nkubwira ngo gututubikana ko mu maso yawe niko kuzagohesha umutsima. Rero abantu ntago bashaka kumva ukuri. Kwirukanka muri zino nsengero, ano madini atandukanye, wibwira yuko ari uzabona inzu, uzabona umugabo, uzabona umugabo, ibyo ni ukukubeshya. Gututubikana utari watutubikana nta kintu na kimwe uzigera ubona. Njya mbaho ubuhamya nkababwira ngo muri 2013 nibwo natangiye gucuruza, ntangiriye ku 80,000, ndastaraguringa mpura n'ibibazo bitandukanye, intambara zitandukanye mu bucuruzi, ibihombo byinshi. Ariko Imana iza kumpa umugisha ku 80,000 natangije. Ubu nsigaye mfata ingendo nkajya za Dubai, nkajya mu Bushinwa, maje kugenda inshuro utabara, maje gukoresha company zigera muri enye: Kenya Airways, Ethiopian, Rwandair and Qwatar. Izo ndege zose cyangwa mu company na yashoyemo amafaranga cyangwa na tanza amafaranga ku itike yanjye barantwara, ngenda muri izo ndege ngiye mu bihugu bitandukanye, ariko cyane cyane Dubai, Qwatar ndetse n'Ubushinwa. Aho hantu hose nagendaga ngiye muri business ku 80,000 ngiye ubwanjye nitangirije, nta numwe ungurije cyangwa ngo mpigiceri cya senkana, ahubwo ari umugisha Imana mpa, ariko mu buryo bugoranye. Hari ibyo nakoreye Imana, hari ibyo nemereye Imana, hari uko nitanze ku Mana, hari ibyo nemeye gukorera Imana, byatumye mvuga ngo hari icyo nzajya mbasha gusaba Imana izagita ikimba. Ariko ntago ariko byagenze. Nta kimana cy'ubusa, nta kimana ushobora kubona utabize icyuhi. Impamvu muri no minsi abantu babeshya abandi bakababwira ngo kwa Yesu biranagana, imigishiriyo, bakababuhanuzi bw'ubupfu ndetse bw'amahuri, bakakubwira ngo ugiye kubona inzu, ugiye kubona kontake, ngo hawe kontake iga perime. Hari abantu bajya no kwiga perime, bababwira ngo Imana igiye kubaha amamodoka, ngo bazaza ngo umuntu abahe kontake, ngo Imana yohereje umuntu, ngo umuntu umugisha mu buzima bw'amuhindurira ubuzima. Ndakubwiye ngo umunyarwanda aciye umugani mu Kinyarwanda, arangije aravuga ngo agataza karayifumbwe araza ifu. Hari benshi babitse amasezerano y'iburi, batekereza ko bazabaha amakontake ngo bakabaha imodoka. Kugira ngo ubone imodoka mwene data, nuko wakura amaboko mu mufuka ugakora, ukagerageza nibuza mu byo ushizeho ibiganza byawe, ugasaba umugisha kugira ngo Imana igufungurire inzira z'imikorere ndetse n'inzira z'umugisha. Bitabaye ibyo uzategereza kandi ntacyo uzabona. Hari benshi babwiye yuko bazahabwa konguzo z'inzu, ngo Imana ngirimo kubaka ibipangu,
ngo inzu ye ngigeze finisage, uzategereza uzaheba, nudakora ntacyo uzagira. Bijye bishobora ko umuntu ahabwa kado, ariko ndakeka ko atari ibintu warambirizaho, ahubwo wagakwiriye gufata umwanya ugakora ukibiha akuye. Hari abantu wumva bavuga ngo akazi karagayitse kagize gutengwa aka icyambere niko kaba kazana amafaranga, niyo byaba ari ugucukura toilette. Ikintu cyose umuntu agomba kubona akiruhiye, kubera ko nibyo Imana yabwiye Adamu kuva Abisiraheli bava muri Egiputa, baravunitse bararwanye, ntago babonye Kanani batigeze barwana. Benshi bashirira mu butayu kubera ko byari urugamba. Rero ari ukujya muri iri juru, ari ukugira ngo ugire icyo ubona mu buzima busanzwe, ni urugamba. Abapasiteri baduhisha byinshi, banga kutubwira byinshi kubera ko baba bagambiriye kuducucura twacu, ariko igihe ari ukuri guhari kwa nyako nuko umuntu akwiriye gukora. Ndetse n'abapasiteri batwigisha bagomba kutwigisha ijambo ry'Imana, ariko bakadukangurira gukora, bitabaye ibyo kuvuga ngo ufasha amasengesho y'iminsi 40 ngo 50 usenga uzahagira ntacyo uzabona mu gihe abandi barimo gukora. Natangajwe n'umunsi nageze mu Bushinwa, nsanga abashinwa nta n'umwanya babona wo kurya. Kugira ngo ujye kubona umushinwa uririwe biragoye. Majorite 90% by'abashinwa barira mu maresitora. Kubera iki? Baba bari mu kazi, nta mwanya bafite uwo kujya guteka, barira mu maresitora kuba bari busy kandi bari mu kazi. Turasenga, ariko tugasenga tudafite ubwenge, tugasenga n'ishyari, umujinya. Usanga umunyarwanda ugiye gutera imbere bagenzi be nibo bamuhanura. Iyo umuntu arimo kurira esikariye, arimo kuzamuka mu ntera, usanga inshuti ze, bene wabo, barumunabe, inshuti, nyise cyangwa nyina, abo bavindimwe aribo bamugaba w'igitero kugira ngo agaruke inyuma cyangwa asubire inyuma. Nta support duhana, ariko abandi bahana support, cyane cyane mu bigo by'Abarabu cyangwa nabo Bashinwa, usanga hari ukuntu batanga na support kandi bagakundana hagati ubwabo. Rero nimba hatabaye icyo kintu cyangwa ngo habe kubwizanya ukuri muri ibi bintu by'Imana ndetse n'izi nsengero, habaye ububandi bwinshi, harimo gukoresha ububandi bwinshi, abantu bashinga. Simbabujije gushinga ubwo bubandi, ariko ndimo kwibaza ngo aba bantu bo bajya gukubitirwa mu nsengero, abandi bakabamenaho amazi ngo barimo kubaderevura, babakureho imikoshi na karande. Imikoshi na karande ni mu bwonko bw'umuntu. Simbakanye ko hari umwuka w'Imana cyangwa abadayimoni bariho ndetse bateza abantu inyatsi ndetse na za karande, ariko usanga abantu benshi babiburiramo ubwenge. Nimba ugiye gukubitwa mu rusengero ukamenwaho amazi, bakaguhirika uri umuntu w'umumama, bakakubarandura hasi, wumva ari umwuka w'Imana ugusekuye ku kibambasi? Wumva ari umwuka w'Imana? Hari n'undi nabonye mbona afata umupira agakina, ugiye kuwutera akikubita hasi. Ese koko buretse ubuyobe n'ubujiji abantu bifitiye, koko mwebwe mubona uriya ari umwuka w'Imana? Imana iba muri twebwe kandi igatura muri twebwe, ikagendera muri twe. Turi insengero za Kristo. Kugira ngo umenye ko uri urusengero rwa Kristo, nuko ugomba gukura icyaha kiri muri wowe, buri kintu cyose gihumanye cyangwa kibi cyatuma Imana itaza mu mutima wawe kivamo. Umutima wawe kugira ngo uzamenye kuri Imana, nuko muri wo hazaba harimo kugira neza, gukora neza, urukundo ndetse n'ineza. Ufite imyuka mibi ndetse ya shitani, ibyo ngibyo ntiyabasha kubikora. Buri wese uzajya ugira neza ukabona akora neza, nuko azaba afite umwuka w'Imana. Rero ubuhamya umuntu yatanga ni bwinshi cyangwa ibyo umuntu yavuga ni byinshi, ariko se gutanga ubuhamya, kuvuga ko umuntu afite amazu akavuga ko afite amamodoka, byamarira iki abarimo kujya muri iri juru? Ntacyo bimaze, ntacyo bivuze, ariko byafasha n'abantu kumenya ko Imana igikora. Ariko bwira abantu ubuhamya, ubabwire ko wabonye imodoka, ubabwire naho wagize gute, naho wayikuye. Nimba warakoze, babwire ko wakoze. Naho nubabwira ngo Yesu ngo aratanga, nta modoka izahanuka mu kirere ngo yikubite umuntu imbere ayitware, cyangwa inzu cyangwa amafaranga. No, ibintu byose umuntu arakora. Rero wowe nimba urimo gutanga ubuhamya ukavuga ko Imana gukora ibitangaza, yaguhaye amazu, uvuga uko iyo nzu wayibonye, wasanga ari wowe wibye, wasanga ari credit wafashe muri banki. Rero wibeshye abantu, twibeshye abantu, tubwize abantu ukuri. Usanga muri no minsi izi channel cyangwa no YouTube umuntu agiye kugira ngo yibonekeze, avuga ubuhamya butari bwo, avuga ibindi abeshya. Hari n'uwigeze kuvuga ngo bona ngo amafaranga umuntu yishyuye ku itike y'indege, kandi buriya mu ndege nta nubwo ushobora kumenya ngo umuntu yishyuye angahe. Ntibinabaho, ntibiba binanditseho, ntiwabimenya. Ariko urumva abantu dukereye ubuhamya tudasa nabwo, tukavuga ibintu tubeshya cyangwa tugira ngo dukomveka bahari, cyane cyane ko abantu bakunze utuntu two gusetsa mu nsengero kugira ngo. Ariko rero ibi bintu ntago byari bikwiriye kuba ku Banyarwanda, ahubwo dukwiriye gukura amaboko mu mufuka, tugakora, tukagira urukundo, tukagira umunezero no kubana na bene data amahoro, twuzuzanya kandi dukora. Abashinwa nta mwanya bafite
wo kwicara, ahubwo bo barimo gukora kandi ntibasenga. Shaka ngo gusenga sibyo bizana amafaranga, sibyo bizana imodoka, ahubwo gusenga byagufasha kubasha kubonana n'Imana, kumenyana n'Imana no kuvugana nayo no kugendana nayo, wenda bitandukanye n'undi ukora ariko ntasenge. Akandi kantu nashaka kuvuga ni abantu bamaje iminsi, ni abantu bamaze kwibagirwa, abantu bamaje bavuye kure, abantu bari nta kigenda, Imana ikagenda ibazamura. Ubu murengo ukaba warabishe, bakaba barimo gukora ibyaha, umwukirizo, bakora ibyaha bongeraho ibindi, bakora ibyaha, abantu bagasuzugura Imana. Hari ahantu Imana dukuye, Imana irakora, Imana iravuga, bikaba yategeka bigakomera, Imana itanga umugisha. Rero mwebwe mwese Imana agiye umugisha, mukaba murimo guhemba gukora ibyaha, n'ukuri murimo gukora amakosa, murimo gutuma nabo yasezeranye idasohora itabisohoza. Ndimo gushaka kuvuga yuko ari igihe umuntu akora bikanga, agahura n'ibibazo bitandukanye watabigizemo uruhare, ibyo ngibyo uzajya uhumura. Wowe nimba nta kuba utagize, burya nta uburira umubyizi umuko nta kaba atagize. Nimba wakoze bikanga, uzajye urambiriza ku Uwiteka, Imana izajya igira icyo ukora, ariko gerageza nibuza ugire icyo ukora. Rero nagira ngo nihanangiriza abantu cyangwa mwira aba bantu bamaje kudamarara, bakarya bagahaga n'ibyo Imana yabwiye Abisirayeli, babwira ngo nimugera mu gihugu cy'amata n'umugi mukarya mugahaga, ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yabakuye muri Egiputa, mu gihugu cy'uburetwa, mu gihugu cyari kibabaje cyababumbishaga amatafari, ahubwo muzankorere, muzanyumvire, muzagendere nanjye. Muri Yesuwa ibice bya 24 Yesuwa arangije abwira Abisirayeli, ababwira ngo rero nimba mutekereza gukora Uwiteka kari bibi, ni mubireke cyangwa mukomeze mukorere izo mana zanyu. Ariko arangira avuga ati njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Rero mwebwe mwese mwibagiwe mukarya mugahaga, abantu bamaje kubona amafaranga ya mara guhaga, agatangira agakora ibyaha, Imana aramukuye kure, ikimutisha ubuzima. Ariko ikimbabaje nta kindi, mbabajwe n'ubugingo bwawe ugiye kubura, kandi Imana yari yakugiriye neza ikagushyira ku ugiye sehashi, kugiye mu bitaro bitandukanye, wabona abantu benshi bababaye kandi bashima Imana. Ariko hari abantu kindi hari abantu batanyurwa. Hari ukuntu umuntu aba ariho ubuzima bwe ntanyurwe n'ubuzima arimo, agashaka kuba ubuzima burengeje ubushobozi bwe. Niyo mpamvu ubona abantu batanyurwa, agambira no kwiba, akazajya acucura abantu ngo n'umuhanuzi, n'umuvugabutumwa cyangwa n'umukozi w'Imana utandukanye. Rero ibyo bintu bikwiriye gucika kandi bigashyirwaho iherezo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nagira ngo mabwire ko nta kimana cy'ubusa. Ahantu hose nagiye cyangwa ingendo zose nagiye, aho natembere nahatemberejwe nawe nabaga nakoreye, Imana ikayamperamo umugisha. Rero nta wigeze ampa by'ubusa, nta wigeze agiye ampa ibya faveri cyangwa ngo ampe kado, ahubwo naratutubikanye kandi ndakora, ansaba Imana nayo impa umugisha. Rero ubu mba ndimo kwirinda, ndimo kwigengesera kugira ngo ntakore ibyababaza Imana, kugira ngo Imana itansubiza hasi cyangwa insubize mu gace k'ingunguru. Rero ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Wowe rero wagiriwe neza n'Imana, irinde gukora ibyaha, irinde kubabaza Imana, irinde kwishinga isi. Iyi si izashiraho kandi ishirane n'ibyayo no kwifuza kwayo. Gahunda ni mu ijuru. Wowe se ushaka kujya mu ijuru? Wowe se ushaka kubona n'Imana? Reka ibyatuma utabona Imana, ureke ibyamara ari isi. Imodoka zirashira, inzu zirashira, indege igashya ndetse ikanagwa, ubutunzi turabusiga, abataraburuhiye bagasigara baburya. Ahubwo nimba Imana igutije umugisha, ikaguha umugisha, muri uwo mugisha ubahisha Imana kandi ukorera Imana, ufashe imfubyi, abapfakazi ndetse n'abakene. Wirinde cyangwa utera umugongo abapasiteri ndetse n'abanyenda badashaka gukorera Imana, badashaka gukangurira abantu gukorera Imana no gufasha imfubyi n'abapfakazi, ahubwo bakabishyira mu bifu byabo, bakaba barahinduye business, insengero, bakaba barakoze abantu nk'amabutike cyangwa nk'amashopu. Abantu nabo barangiza bakayoba, bakirwa birukanka inyuma y'ayo madini, bamwe bakubita hasi abandi baje. Rero ntago wabasha kumenya ngo ukishijwe n'uhe n'uyu cyangwa uyu. Ibintu byamaje kwivanga, irondo ryivanze n'ibisambo. Ntiwapfa kubona umukozi w'Imana utari umukozi w'Imana. Ariko Yesu yarabivuze neza, aravuga ngo mu minsi izaza hazaza abantu z'ibinyoma, abantu bazaba bikunda bakunda imiya, birarera bikakaza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bene abo uzajya batera umugongo. Rero abakozi b'Imana n'abakozi ba Shitani uzababwirwa n'iki? Yesu yaravuze ngo mu minsi igiye kuzaza, mu minsi y'imperuka, abantu uzajya bumva bavuga ngo ndaha, ndetse bazaba banahanura berekwa bitandukanye. Ariko aravuga ngo icyo muzabamenyeraho, muzabamenyera ku mbuto zabo. Pasiteri muzimu muzabamenyera ku mbuto ze, umukristo muzimu muzabamenyera ku mbuto ze,
umuvugabutumwa muzima uzamumenyera ku mbuto ze. Ibyo avuga, ibyo akora, imigendere n'imikorere ye, yakwishushanya ukwezi kumwe, abiri, umwaka, ariko ntazishushanya imyaka 5. Uzamenya imbuto yera, nimba ari umukozi w'Imana cyangwa nimba atari uw'Imana, yaba hanura cyangwa atabahanura. Impano naho zihore n'agakiza. Umuntu ashobora guhanura akerekwa, kandi agasambana, akiba, akica, akaroga. Ibyo byose birashoboka. Abana mu nsengero bapfa bazize iki? Barogwa nande? Si babandi b'abakristo bitwa ngo n'abakristo. Muri no minsi rero abantu ibintu cyitwa izina gita umurokore, abantu bararicafuje, ba nyiraryo bararicafuza, ariko ntacyo. Wowe utari wakizwa kandi ugomba gukizwa kugira ngo uzabone Imana, uzajya umenyera buri muntu wese ku mbuto ze. Shalom, shalom. Imana ibaho umugisha kandi iri jambo ribe rigari muri mwebwe mu izina rya Yesu. Amen.